n'ibiki mbona hano Swembaza Nikondo Kumfite sister w'ikigoryi w'injiji Asije wibuka ko ni musaza wawe cyangwa maze iki Ndeka nkubwire sibyo Ntuzongere n'undi munsi kuzana bino sibyo Twumvikane ngo icyubahiro cyane nka sister wanjye oya don't touch me ntabwo nshaka Mama kuki wabikoze kuba muri umugome ibintu dukora ntabwo ari byo rwose ase nk'abako ko twirukanye mu nzu ubu ngubu turararayo koko ariko ntabwo umwana mu ijuru bireba sister wakaye tukagenda Pamela temuka tugende kimwihangana ibindi turabivuga nawe ko twabonye aho kurara rero sister bari Oke. Ora. Yani waje hano nyine turakwakira ariko kimba mbona utirekura. Nirekura gute? Wowe ntabwo kuganira se? Nsinganira. Nagaruka numva twaganira kabisa. Gute? Numva nyine nshaka kuba open. Kabisa nyine nkabona wishimye. Njye mbona nishimye. Yego. Halo? Umva mada. Gahunda naguhaye, gahunda dufitanye igeze. Rwose ikibazo ndacyakirimo rwose ndi gushaka uburyo nagikemura. Komba mbona nta kintu mbwira. Mbabari unyumve ikibazo cyanjye nawe kirumvikana ndi kugerageza. Umva amafaranga naguhaye ntago nkiyakeneye. Icyo nshaka nicyo nagutumye kandi nguhaye isaha imwe yonyine. Umenye ko nta mikino ibiri mu kazi. Turi kujyana. Kabisa neza. Unateye neza rega aguriya. Narabyumva. Nta muntu utakwifuza pe. Yegera ariko soye. Sane neza.
babona pe gute ni mwiza kabisa ntabyo njya mbona narasa nyine ni mwiza kuruta umugore wawe se shara uri mwiza pe n'amakere nta naho yakugera reka uriya seko yirirwa mu gikoni gusa niko mucopiza oya akora ntabwo ari ibyo ngibyo nshatse kuvuga ntabwo uramurutereka uramuruta amakere uramuzi wowe makeri we buriya ntabwo muzi makeri aricupiza aheruka gukaraba ngira ngo nkimushaka ni ukumuteza urubuga ariko ntukagira ubwoba bw'iki nawe sohoye umukeneye gute kuri mwiza we si ubu ninde wakuremye koko ni mwiza gute yamaze kubarabuza n'ibindi se ariko buriya ndanagukunda urankunda kuruta umugore wawe se buriya nubwo amakeri ari mwiza ariko nawe mwiza ariko wowe urabizi uzi ukuntu umeze ninde se wakora si undi uri yambaye sinshaka bamuhamagaye si umukuru wanjye nsanze hano isaha imwe ntabwo isaha imwe umbwira byaba bitunganye urabona igihe maze ndi kwiruka ni igihe kinini cyane rwose ihangane umbabarire dufashanye wenda umwe nko mu masaha 5 wenda 5 ndaba nirukanka ndeba yuko biri bukunde ese ubundi ifoto yanjye nawe kuzi ko tubikora ari njye nawe gusa na wa mwana ifoto yacu yagiye hanze iti isaha imwe ntarengwa ndakohereza abasore banjye muraza guhura urumva wanshinzi we yose wabonye ute nibwo nahise siporo kuri kibaho ariko neza neza ntabwo nahise siporo bingana gutya nari kukurya ngo se nagira ngo nkwereke n'izindi ziyagorora okay twagiye sibyo gutya mbere gutya gutya twagiye gutya nk'ibyo ngibyo nabishobora urimo kumva we ntabwo wazikoze nawe uri kumashye maze nawe twajya mu siporo harya uyu munsi ujyanye oya ntabwo nabyemera mbanyahagije mega siporo banyahagije byata ugura akantu nyine ubutaha nyine uzampure inzira twanye dukora izindi sibyo nta kibazo bebe wanjye yega ndagukunda urumva ntabwo nabyanga rero okay ngaho reka dutahe basi niba wumva nk'aho ujya gukaraba sibyo asupana hano hantu tuje kubona dore twiberaga mu nzu nziza ariko tuje kuba mu ishyamba kutavuga nta kundi byagenda nyine mwese ubundi mama ari mama nanjye sinzi icyerekezo arimo na papa yaragiye nawe ubu si ubu dusigaranye iki koko nyine no kwishakira uburyo tuba ariko nta kindi nta kundi cyo turarya iki koko mbese urareba warya iki Jimmy tugize n'amahirwe tubonye aho turara turi hano mu ishyamba aha
Jimmy waretse kunsetsa ni hano tugiye kurara hahandi. Sundi hano hantu n'ibikoko ni ukuri biranaturya. Mama ni umugome. Ntakundi Jimmy tugomba gutuza. Se naje ntabwo tuzarya. Biterwa n'uburyo Imana izabipanga. Ase Paul turarara. Aho kuryama aho ubonye ubusore twaryama hehe? kwitunganya ndebe ko nanjye bajya banyitaho nk'inkumi. Gusa nzasana murumuna wanjye ko nyashaje n'iminkanyari imaze kuza. Uvuyeyo kinyagera genda kijye kwegera kwegerwa. Ako sheri nta birenze nta biba bikaze nta birenze ufite ikihe kibazo ubundi se akemera ko birenze uko kwareka nkubaze ubundi muri make ko shimira umukobwa namwirukanye uri kunyumva n'umukobwa naramwirukanye ari njye wamuzanye kubera imico ye mibi wowe nawe none namwe umunange mufate mwirukane nibyo ukeneye. Ako sheri nuko wayifashe uko bitari nukuri pe mbese nta cyaha ufite rwose jema nyinya nta cyaha mfite kubera se nta cyaha ufite ndetse rero inyogoshesha usigaye yogosheshwa nk'ubundi busore bwose bw'ubusoza ugenda bumeze ngo ntabwo uzi ko ubyaye kangara. Ako sheri iyo nkeye birakubabaza aho ukeye uca gute reba nigeze njyewe nabona umuntu w'umugabo wiyogoshesha gutya abandi bagabo biyogoshesha batyo. Ako sheri wateretse n'ikiroso sha n'ikiroso ngewe hakunda uburira akarebe kanjye ari kabi sheri ntabwo uri mu cyangwa nuko nta nyanya mfite nk'umurumuna wanjye umurumuna wanjye ntiyari ari aho mu nzu nyine reka kavuye sheri ntukanyire sheri birangirira aho ahubwo ntuzongere basi wanyumvisha nkumva ikizi amatwi do abonye ko nafunze ntabwo nzijyanye fungurira kuri wowe ahubwo mva nkubwire bibaye ngombwa nanjye najya kwishakira ibisaza mva nkubwire nyine kuko wowe urimo urajya mu bebe uzagenda ryari? nyine nshaka kugenda n'umunsi aya ntabwo nabyemera sugo basi nyongera n'iminsi uzatenga next week numva atari byo next week yego ushaka
Arabye kahise sheri si uwundi nyine ndakunda none se niba wundi urumva akazi kanduta akazi se ese ubwo yumva ndamutse mugize umugore nazagutungisha iki okay ntacyo ako mbaje uzataha ejo ntabwo wagenda uyu munsi sinabyemera iki noneho wanyuze of course cyane waranshimishije si ubwo we nta kintu wavuga ugomba kugura rero none se kwambara akantu keza akofeni keza sikakandi usongoreye niko ubona kabaye gashyashya cyane akagenda kigaba gahinduye bakwambika kandi mukakandi wanguriye cyangwa warabyibagiwe nabyibagiwe akabibi maze nareba ukumbuye ukumbuye kandi twa turi kumwe ni ukuri ibibazo iyo turi kumwe banumva n'ubundi nigukumbuye urabizi urakaraya aho rinda yambaye shobera nyine wenda nanjye afite akazi muri cya cyumweru ariko I think ndakeka tugomba kuguma uyu munsi n'ejo no byemewe urabizi kuje nyine ntabwo nagakansubiza kanonge mbabuze bije ndi kumwe nawe tunyibagize kuri kimwe cyose ese sheri nyemereye ko uzagenda ryari uje so uyu munsi sibyo yego uyu munsi ndibuze kubabeshya ko afite ikibazo ku kazi sibyo no kuvuga ngo nzagenda ejo sheri ntacyo hari icyo bitwaye mama nabyo biranshimishije nzagaruka aho sibyo yego yesu umwami Brinda kuva ryari ubushize wagiye kwitega sinzano wagiye none dore hajemo ibintu haje ubundi kamwana mubaze wabaye umunazi ryari wa mugore ahubwo Imana ishimwe ko wagarutse umugore araganiye rwose uyu mugore ngiye umugore nzamugire gute ngaho wagiye ngaho amarozi ngaho kandi noneho wararandose ubu ubona undi muzima ubu ngubu akuroze nimba narakuroze naramase ubundi si ko wadutaye hano ukagenda ukanga ugasanga abandi bagore ubwo rero nakuroga wari kugaruka hano